Ikaze ku bakunzi bacu, iyi ni Rubavu Buy and Sell, mukomeze mugubwe neza cyane aho muherereye hose. Wowe utarakoze subscribe kuri iyi channel Rubavu Estate, wabikora ubundi ugakora no kuri notification kugira ngo imari, amazu, ibibanza mu karere ka Rubavu ujye ubibonera ku gihe. Ni Rubavu Buy and Sell nk'ibisanzwe, kuri iyi channel Rubavu Estate tubagezaho amamari meza cyane y'ibibanza hano mu mujyi wa Gisenyi cyangwa se mu karere ka Rubavu. Twabazaniye ikibanza cyiza rero, ikibanza kiri kugurishwa miliyoni 7.9. Iki kibanza gifite ubuso 380, giherereye mu murenge wa Rugerero, akarere ni Rubavu nk'ibisanzwe, hano hafi y'uruganda rw'icyayi rwa Pfunda. Iki kibanza niho giherereye, ni cyiza cyane, kiri hafi na kaburimbo, gikora ku muhanda, gifite icyangombwa cy'ubutaka, kiri mu miturire zoning ya R3. Iki kibanza rero ntabwo gihenze, kuri miliyoni 7.9 wacyegukana kikaba icyawe uduhamagaye kuri nimero zacu nka Rubavu Buy and Sell 0781175255. Ushobora no kudusanga aho dukorera ushaka kugisura, cyangwa se duhamagara tugahana gahunda ubundi ukeneye kuhagera. Iki kibanza rero ku batazi neza, umuntu abarangiye iki kibanza ugeze uri kuva mu mujyi wa Gisenyi uzamuka ukagera kuri arete hariya kuri rompuye yo kuri Pfunda nyine ku ruganda rw'icyayi. Aho ngaho hari umuhanda ukata ibumoso ujya ku mudugudu w'icyitegererezo wa Muhira, niwo unyuramo uhita winjira ibumoso uvuye muri kaburimbo nini, ukinjira muri iyo kaburimbo ijya kuri uwo mudugudu w'icyitegererezo. Uvuye ku muhanda principal, ku muhanda munini, ni nko muri metero 200. Iki kibanza niho giherereye, ni cyiza cyane kandi gifite ibyangombwa, nta nubwo gihenze, miliyoni 7.9. Iki kibanza cyaba icyawe. Duhamagare rero kuri nimero zacu 0781175255. Ushobora no kutwandikira, ziba ziri no kuri WhatsApp, cyangwa se ukadukurikira ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu, Facebook, TikTok na Instagram. Hose turahari, na hano kuri YouTube, kugira ngo imari z'amazu n'ibibanza mu karere ka Rubavu rwose ujye uzibonera ku gihe, kuko ni deal nziza cyane. Tubafite n'ibibanza byinshi kandi byiza bikora ku mazi, ibibanza bifite view nziza y'amazi, ibibanza biri muri zoning ya R1 mu miturire, cyangwa se ibibanza bya commerce ushaka kubaka inzu yawe y'ubucuruzi mu mujyi wa Gisenyi, ariko ukaba ufite gahunda yo kugura ikibanza, waduhamagara rwose tukaguhereza ibibanza byiza, tukakurangira ibibanza byiza. Birahari yemwe n'amazu, yaba y'ubucuruzi, yaba amapartema, yaba yo guturamo, turabifite rwose. Duhamagare kuri nimero zacu, wigurire ikibanza mu karere ka Rubavu ukoranye natwe nka Rubavu Buy and Sell. Niyo mpamvu rero iki twabazaniye ntikigucike, ni miliyoni 7.9. Gifite ubuso bwa 380, muri zoning ya R3, mu murenge wa Rugerero, akarere ka Rubavu, kuri Pfunda, ku muhanda wa hafi y'umuhanda wa kaburimbo ugana ku mudugudu w'icyitegererezo wa Muhira. Iki kibanza niho giherereye. Urumva ko ari deal nziza cyane waba ukoze, uhamagaye Rubavu Buy and Sell tukabikujyanaho. Tubafite rero ibibanza mu karere ka Rubavu hose, mu murenge wa Rubavu, aho bita mu Byahi, aho bita Kanembwe, Mahoko se, Rugerero nk'aha turi kubereka iki ngiki, mu murenge wa Nyamyumba hafi y'ikiyaga cya Kivu, ahantu uba witegeye ikiyaga cya Kivu cyose. Tubafite ibibanza byiza cyane kandi ku biciro bitandukanye. Uko wifite kose uduhamagare, turagufasha kubona ikibanza kandi kiri ahantu heza cyane. Ukeneye mu makoro cyangwa se muri LCD, muri quartier za VIP nziza zihagaze hano mu mujyi wa Rubavu, naho turabifite kandi dufiteyo n'amazu. Duhamagare rero ubundi wigurire ibibanza n'amazu hamwe natwe. Ni Emmanuel nk'ibisanzwe, mukomeze mugubwe neza aho muherereye hose, turabakunda cyane.